abantu bafite amazina nkariya bemerera umuntu nkanje utazwi n'ahantu na hamwe vraiment ndabashimiye cyane barakoze bagasana baraba bademu ba Manzera na Kampire ndetse n'abaraba Petit Binduba. Okay. Urumva ko bira ni ibintu bisaba ubona abantu mukorana. Umbaze nyine nawe urabyumva. N'umuntu bibona. So nizo mbogabizi nagiye mpura nazo kubura abantu dukorana kegera umuntu ugasanga aranze ndakemera. Tukamara gukorana. Agahita ambwira ngo tubishireho. Tumaze gukora muri kuvugana ni mu mashe kubera ko agomba kumasha ku giti ciwe nane nkamasha gucanje ntubizi ni wo mumashiriza kuko si bukumashiriza ibo namasha garaje ku bandi bamashije Icyakoze suko tubizi nabonye ari byo bigezweho nuko niko Ikombe TV. Yes, tubaye kaze Ikombe TV umunsi tukaba twasuye cyangwa se twakiriye bicamamare nabiza kukandura kanga no mudasanzwe umenyerewe cyane ma platform nka Instagram, Facebook ndetse na YouTube ubunye ndabona ayikataje muri iyi minsi nabwo aratubwira ibanga yavumbuye kugira ngo aje ya azwi Burundi ndetse na hano cyane muri Gen Z comedy sigambona ama interview nakoze iki wakoze yo masho ibiganiro anyway bantu tubwire amazina gusa dukomeze ikiganiro karibu cyane yambu cyane yambu neza namoro turashima Yesu wo mwijuru asante nukuri banyita maestro Desa 43 yeah cyane gifaransa ni 2043 yeah iyo ni code ya Congo neza cyane kweri ko bahisemo gakode ka Congo se ya nuko ndi umukongomani okay ya hanyuma se turazogana cyane ku rugenzi rwawe cyangwa se urugendo rwa platform watangiye ariyo ne maestro usuzanga kwivuga amazina yo mbisinzi impamvu nabyo uraza kubitubwira byose na yarahari nawe se no yahishiriki okay ariko wenda hari igihe bitaba ngombwa ko yatubwira nta kibazo ntacu tubanze tugumana yo ngayo ndaca atwaye ntumaze gutangira kubwira yo ndaca atwaye ariko nayo yarakenewe mbo uzoyakenera azaze tuje inbox mubwire yakubaza wenyine ariko abantu bagomba kumenya n'umurara wawe kugira ngo ubonye umugeni se ariko mfite umugeni ushaka kurangira hajye uwo mugeni ni umuki oya simvuga oya banza umbwire ari umuki hanyuma numve ko hari igihe usanga umbwiye n'umurara usanga ndaturawuhuje wowe ugomba kumbwira kugira ngo umenye ko murangira wowe mbwira uwo mugeni ni umuki hanyuma nanje ga mbone kubwira ntago ndabimenya neza uko ifoto mfite gusa utaramenya umurara w'icoro gusa ariko ese ubundi wavuye ruguru ryari navuyeyo wabaye ariko nabayeyo hagana mu Rurambo aho bita mu Ngoma aho niho namenyeye ubwenge nahavuye muri 2013 2014 ni vuba wa kejo bundi wavuye nyuma yanje navuye nyuma yawe ariko gana ari nkiri muto ya cyane nje nari umusaza man ngaho twatunganaga na video navuye tungana wavuye ungana nkuko ungana none se n'ubundi tugiye kungana mashi none ko nimvi zaraje reka mashi kandi turashaka hanyuma oya bansubize oya kandi ko gushaka hari uwo turi kuvugana turabona wanyu cyangwa yarabonetse oya arahari sindamasha nako turamasha mwembi oya twembi hajya oya sindamasha umva umukobwa we muri kuvugana ni mu mashe kubera ko agomba kumasha ku giti ciwe nane nkamasha gucanje ntubizi ni wo mumashiriza kuko si bukumashiriza ibo namasha garaje ku bandi bamashije Icyakoze suko tubizi nabonye ari byo bigezweho nuko niko bimeze bajana n'uhari ufite gahunda bakina mama sabanta nuko zabahinduka nko kwiki nuko bameze hanyuma se wavuye ruguru 2014 wavuye ufite nk'imyaka ingahe buriya
14 buriya nari mu myaka 9-10 gutya hafi aho. So tumaze imyaka ingahe inora? Turi 2024 bivuze ngo tumaze imyaka 10 ruzuye. Ni hafi aho nyine. Hanyuma se urugenzi rwawe warutangiye gute, byaje gute kugira ngo utangira platform ni Maestro, byavuye kuki? Gutangira platform ya ni Maestro de 43 ni ibintu ubundi nje kuva kera, ni ibintu nakundaga bino nyine, nakundaga ibintu za social media cyane. Nyine kera nka muri 2020 gutya 2021 hari ibintu byari byaraje nyine byo gukina utuntu tw'udufilime dukomedi, ari nabyo biriho n'ubu nyine birahari. Nanje rero nabijemo muri ibyo, ndi mu babitangiye i Burundi, nanje nshobora kuba ndi mu bantu babitangiye i Burundi. Wagendeye mu kigare cyangwa byari bikurimo? Iyo kibi kigare ubu nyine ubu mbona hano imbere ya kamera waramashije. Simba narakomeje bino nabyo. Komedi nayigiyemo tiyampira ko n'ubundi nje ntago nari ngiye focus ari komedi cyane, kuko komedi sinza nsetsa. Nari ngiyemo nyine muri cyo kigare waruvuze. Kubera ko nje mu busanzwe nkunda filime, nkunda ibintu bya filime cyane kurushaho komedi ntago ari cyane. Wenda noyijamo nyine kubera ko byabaye ngombwa, ariko mu busanzwe njewe nkunda filime. Nawe by'urugendo rwa ni Maestro de 43 bino mubona nkora bya kubaza nyine utubazo turi aho dusanzwe. Ibyo nabitangiye mu myaka 2 ishize ndibaza. Hari ku ishuri, nari ndi ku masomo, biraza nyine gutyo dutangirira ku masomo, mbaza nyine utubazo dusanzwe turi aho. Mbona ko bikuye ko birija no hanze nyine, nuko natangiye. Watangiriye ku masomo? Natangiriye ku masomo. Bazarebe na video zanjye nyinshi nasikoze ndi umunyeshuri. Nabonaga ari abanafunze bakoreshaga no. Nari umwana afunze ico gihe, nabandi nakoreshaga nabo bari abanafunze twabanaga ku masomo nyine. Niho nabitangiriye. Hanyuma se nta mbogamizi wahuye nazo wenda ugitangira, kuko ndabizi muri iyi platform hari abanyamurenge ntababyumva cyane surtout ababyeyi bahita babona ko wagiye kuba ikirara, wagiye kugira gute, mbese utari mu bintu nyine bikwiriye umwana w'umunyamurenge. Oya, njewe imbogamizi nahuye nazo ntago ari z'ababyeyi cyane, wenda nabo ntibabuze kuvugaho, ariko yo ntago ari cyane nko kubura abantu dukorana. Urumva ko biriya ni ibintu bisaba ubona abantu mukorana. Umbaze nyine nawe urabyumva, nk'umuntu ubibona. So nizo mbogamizi nagiye mpura nazo, kubura abantu dukorana, kegera umuntu ugasanga aranze, undi akemera, tukamara gukorana agahita ambwira ngo tubishireho tumaze gukora. Abandi ni bene uko nyine, ni bene izo mbogamizi zo kubura ukuntu nyine dukora, bene uko. Ariko nyine hamwe n'Imana kibiragenda bicamo, abantu kibaragenda bagaruka nyine mu bitekerezo, nimba ariko no bivuga. Abantu nyine kibaragenda baza nyine mu nzira twe dushaka, kibaratugana muri make. Ubu nyine batangiye nyine gusobanukirwa. Ubu nyine batangiye gusobanukirwa bamwe na bamwe. Wahereye mu Burundi, ubona se bagenzi bahari ico babyumva? Ese ubundi hari platforms zisa neza kakaye cyane, ndavuga bakoresha ya quiz yawe, street quiz ni bande se bazikoresha abandi. Na mupeta umwe nawe ujeje ubundi. By the way, mugende muna kore subscribe kuri YouTube channel yiwe yitwa Kibinda Live, nimba ari live show, nimba ari live TV. Kibinda Live Show, Live TV. Ni hafi aho ngaho bagende bandikemo Kibinda TV baramubona. Wa mupeti nawe ni mushasha. Abakora nyine nka birankora. Wenda yaro concert. Ese ubundi hari abantu wenda bisumbuyeho cyangwa se bari imbere yawe, batangiye imbere yawe, wa concert barakwangira cyangwa se bakwima amakuru muri platform? Banyima amakuru gute? Like banga kugufasha?
oya nta muntu nagiye kubwira ngo mfashe yanga kumfasha oya kabisa naba ngiye kubesha nta muntu nagiye kwa kubufasha kabisa ntawe okay watubwiye ko wabanje gukina filime wakinaga muzihe wakoreraga ubundi nakinaga filime bene z'umuco nyine yawa Kinyamurenge nizo nakoragamo kine ku macano waranze ko hari amacano hari imwe itagikora nimba ari Power nimba ari iki Empower TV hakaba n'indi ngo ni Muhira Studio nayo yarakora ibi Burundi ajya na usarere nawe na nimba ari n'iyindi bisabigi ariko ije vuba ariko imeze neza ihagaze neza nawe yaragize igiye hanze yaragurutse boss irakomeje cyane irakomeza nese izahagarara kubera iki kandi ahubwo haranyine ni ugomba gukomeza kubera ko manager nyine abaye ako ndibaza kuri atari we manager wayo urawagiye ashobora kuba yarasanze yo manager nyawe haronde se waruriyo aya nta makuru mbifite waravuze ugomba kubitubwira tukamushaka muzabashake bakora muri bisabigihe nyine ariko apana simbizi nta makuru mbifite nanjye ndeba nkakura mu bireba niko bimeze okay byanashoboka da nimba utatwimye amakuru hanyuma se uteganya gukora iki muri iyi ntuza ubundi platform aho igeze ubu ubona bimeze biti hari iterambere cyangwa hari kibura ndavuga industry Nyamurenge yose muri rusange bitewe na mbere ukuntu watangiye bimeze kugeza ubu twatangiye nyine bigoranye ariko ubu nyine turashima Imana ko hari abantu benshi babijemo benshi kabisa ebana sikagira gutyo ukabona message ngo cano urumva abantu benshi babijemo kabisa ahubwo nuko hari bamwe babijemo mu murongo utari mwiza mu buryo utari mwiza gute uzabimbaza ubutaha bisubize uzabimbaza ubutaha kubera ko itaye kubaza ubu nyine se akoreka tugasimba ariko ndetse kwimama na makuru wayihereye kare unyemya yabisaba igihe unyemya hari shaka kunyangisha abantu ntabwo nakwangisha abantu gute amakuru ubundi ntaca abatwara kwanza nta bikaze wangu anyway nka maestro teganya iki ibyo nteganya ni byinshi noneho ni murinde ejo bundi ngiye kuja Burundi mugiye kubona bishasha vraiment kandi biraje byinshi nabonye warakoranye n'abantu batandukanye hano abastari basa n'abakomakomeye hano wakoranye na bakora muri Genesis nibyo navugaga mbere ukorana na Gasana ese ubundi collaboration yanyu ngira ngo ntaco yasabye ntacyo yasabye kabisa vraiment narabegereye birakunda bicamo neza kandi n'abana beza cyane ndanabashimiye barakoze vraiment ura n'umusanzu ukomeye cyane rwose kubona abantu bafite amazina nkariya bemerera umuntu nkanje utazwi n'ahantu na hamwe vraiment ndabashimiye cyane barakoze bagasana baraba bademu bamanzera na kampire ndetse n'abara Petit binduba n'induba warabakoresheje nura mujama wundi nimba bamwita nde namwibagiwe mutipe nawo performinga muri Genesis nabo bose ndabashimiye kabisa abo twakoranye Imana ibaha umugisha bitewe n'ukuntu waba approachinze barakwakira nihe nama wagira rero platform Nyamurenge abanyamurenge muri rusange cyane abakora muri media batinyuke mani batinyuke buriya begera abantu bose bizacamo kabisa mbashira ubwoba hasi bakore kandi bakore cyane ko nasanze no media mani isaba gukora cyane ujenjeka gatoya kugwa hasi mu mazi cyakoze abakunze bacu bazadushira hasi cyane usibye iminsi ngahe nyabitanga n'ibyo yavugagaho iminsi ngahe bakaba gutaye babanya hano none nk'abanyamurenge bo man ni defu sinzi ikintu cyatubayeho bagende bareke birabendo hari utuntu nyine ngo mwana ngo ndagushigikira ngo ndi uwa mbere hayijaga kureba mana we gasanga yafunguye gusa yafunguye hari n'abadafungura by the way hari umuntu uzi kubwira ngo ndi umufana wawe
ngo ndiko ndagukurikirana none akakubwira amakuru y'aka video wafashe nyine ugasharinga akaba ariko akubwira amakuru yako ariko atarebye ibindi birimo ya urumva abantu bakora bene ibyo ngibyo bari kubwo buryarya ko no buryarya bubi cyane ntabwo anakoze n'akarusho agasharinga nabyo ni sawa ya hari abantu basharinga vraiment barahari hari umuntu bita Abdedom Dibua man urabona umujama wanjye sana aramfasha aza sharinga kabisa ibintu byanje vraiment ko nukuri kw'Imana abantu bari bamastatiyo cyane ukuri kw'Imana azafasha nzamuha akalinka kagashiraho man no umuntu w'umugabo kabisa vraiment ndamushimiye cyane vraiment ubwo Dibua turamushimiye cyane ndumva afite agira support agira n'ishaka agira ishaka ryinshi ari gihe bigeze gustopa byaragenze gute ya sizambogamizi se ni ibikoresho ya ibikoresho nakoreshaga cyari cyapfuye nyine ya biba ngombwa ko mpagararaho ariko ubu naragarutse non stop ubu nyine buri na kabiri none turi nakangahe ubu turi nakazirimo turi nakazirimo ejo nzabatamo ubwo ama platform yose cyangwa kuri Instagram cyangwa kuri YouTube hose je kubitira hose icarimo urumva hose kabisa buri na kabiri buri na gatanu wenda atagiye habizindi mbogamizi nyine wenda zigize sha no kuri kw'Imana naza mbaha mukinanirwa mukanga kureba ariko nabahaye suko cyangwa cyakoze wahojejeho birizana ari gihe uhozaho mani noneho bigapfa kurushaho cyakoze ibyo uzabirebe bagice bazahindura ari gihe uhozaho bakakurambirwa wareka naho ni ibindi urumva ni ibibazo tu okay wenda dusubire inyuma hari ibibazo ugenda ubaza abantu wakiriye nabyo tugiye tubyinjiramo twumve nimba utazutubesha sawa nta kibazo ndahari reka kubaza akantu kamwe warakabajije nimba rero nakumviyeho sinzi ntabwo nibuka neza ubwo niki kintu gihora gitoshye nije bakibajije gihora cugamye ibintu nk'ibyo ahubwo ikintu gihora gitose kandi kitaba muroza mbara gutoha nyine ibintu nk'ibyo gihora n'amazi basi igisubizo cyayo ni ikihe ni ururimi ko ruhorana amazi ntabwo ari kuko yarabajije ni gihora cugamye ariko gihora gitose sinahise ubundi bw'ururimi ntirwugamye mu kanwa nase niroha anyway ukunda kubaza ibintu bya ruguru ibintu bya ruguru ubundi uzi ibintu bijyanye n'umuco cyane ntugerageza wenda hari ibyo ntazi hari n'ibindi nzi ariko wenda watubwira nk'ibintu bijyanye n'umuco like byo gutsinda uzibona nka bitanu byo gutsinda hatsindaga ariko ibyo ngibyo ibyo ngiye kuvuga gusa ibyo ntabwo ari ukuvuga ngo ni iby'abagabo hatsinda abagore hari nk'ibyo bavuga ngo ibigori ni ibisakwama ibisakwama bikoreshwa igihe umugabo yitwa gute afite nyine izina rija guhura nyine n'ibyo bintu n'ibigori ari kuba umugabo bamwita umunanda aho bakoresha umunanda mu gihe byagenze bite mu gihe umugabo wawe nyine nawe afitanye isano naho ngaho wenda yitwa Sebagabo cyangwa yitwa Nyarugabo baje kumuha urumva ntiwo wahamagara ngo Sebagabo so uko yitwa gutyo dukoresha umunanda nimba ugiye guhamagara nka Sebagabo wakoresha Sebananda kuko nkomeze icyo ni cya kabiri cyo ni cya gatatu mashe ntabwo nakubwiye igitambara bacita igitimbizo cyo ni cya gatatu igitambara nacyo barakigira abagabo bitiranwa n'igitambara simbizi wenda bafite impamvu babikoze byashoboka n'umugore namukubwiye ko bamwita umuhete bamwita ngo umuhete bibaye bine harabura bingahe kimwe umuhungu bamwita umutabana umukobwa nawe mukubwire se bamwita umurobanurwa ariko ibyo si byo gutsindwa mwese nibyo kugira gute nubwo uzongera guhamagara nimba nyoko ko yitwa umukobwa uge n'uvuge ngo mukobwa oye
none niki uratsinze ndagutsinze baretse gato zamura zuba shaka komeza wari kodinze okay warurangije nari ndangije kukubwira ko ibyo gutsinda hanyuma wenda watubwira n'izindi mbuto nka 5 uzi ruguru ko wawe useka ntazo uzi data oya imbuto 5 imbuhu n'imbuto ziri mu mbuto hariho amapuruni nta iryo jambo ntiribaho mu Kinyamurenge amapuruni ntayuzi mu Kinyamurenge wambwiye ngo wavuye nyuma yanje nibyo koko wavuye nyuma yanje utaza none amapera nta iryo jambo ntiriho amapera ndabyumva hariho amapera ari amapuruni abaho oya ahubwo amapera niyo mapuruni nyine niyo yayo ariko iryo jambo amapuruni ntago ari byo sawa ni amapera okay babidufasha muri comment ntari ibi batubwire hariho amapera icyo ni kimwe n'imbuhu bibiri ibyufuka bitatu ibituku biza biba mu mbuto cyangwa oya tubireke ntago ibituku ni mu mbuto mashi aha okay tubishiremo ntacu ibituku birabicuna kubera ibituku bigiyeho birabicuna ibituku ni nkeri nkeri ntago ari imishishiri ntayo nzi shananje none ntayo nzi imishishiri nayo yabaga hehebwo amacoco urumva n'ibindi amacoco sinyakubwiye nyine ni cakana ko baragusove aho ngaho njanye mu mbuto ubu njanye kure cyane hariho n'indimu zirahaba indimu zose ntizihaba indimu ubwoko bw'indimu cyangwa indimu ubwayo nayo ni imbuto ni imbuto n'inzuzi amapapaya abayo muri Kongo none nuwavuga niziga tuza tubona ino zose bibayo hari bimwe none se umuneke niki umuneke n'imbuto none niyo wanetse niki dufashe umuneke n'imbuto umuneke n'imbuto ntuza mu mbuto ndemeye za muri fruit okay wenda tuve mu mbuto tuje hehe ubwoko bw'inkoni okay tuvuga ibiti basi mana njanye mu nkoni noneho navuyeyo ntaragira ariko inzi nendo twaragiye inendo n'urugubyo nizo gusa nizo nibuka ariko n'izindi nzazimenya n'umunembwe mana urayizizi uko wibagiwe gusa ndazizi mana nuko nibagiwe nino gusa nyine umuntu atazazibona ariko umunembwe inendo urugubyo mucoco nyine nuko hafi aho sinozi yo turibuka neza sindibuka neza nuko ntana ariko uzagenda akuza mbona ubibaza abantu yanza mbibabaza uzubanza ukariviza ariko oya nje hari igihe ntekereza ikintu aho ngaho buri akenshi nje ndi kubaza ntago ngena mfite ibibazo ndi bubabaze hari n'igihe mbijana ibibazo ndi bubabaze ugasanga simbibajije katabyibagirwa kabaza ibindi nuko niko biza bingendera sinza mbaza ikibazo nateguye sinzi nibuke nubaza ikibazo nateguye wenda ariko sometimes iyo nibutse akantu ndakandika numara kukandika ngakabika ahantu kaganga ndeba tujya tuntu nanditse wenda byagero nk'umunsi mfite gukora navuga yo n'umuntu ko dukora bikaba ngombwa nyine ko wenda nonyuzamo amaso ariko si kenshi ni gake cyane k'ibintu byo muri Kongo byo keretse wenda bino bintu bisanzwe niyo umuntu azagenda agatekereza nk'akantu ugasangura wakibagiwe utakanditse ariko bino bintu byo muri Kongo byo ntago nshobora kuja gukora ikintu ngo ndinde kwandika oya si cyane yego urakoze cyane twibutsa abadukurikiye gukora subscribe ndetse baduhe ibitekerezo byabo muri comment kugira ngo dufashe kuzakora ibindi biganiro niba ngombwa kiri hino tuzamukoresha n'ubutaha tumubaza ibibazo mwatubajije icyo wifuza wakibaza muri comment kugira ngo tuzakomeza tumubaza hanyuma se muri iyi platform maze kwinjira kugeza ubu ngubu nizihe nyungu maze kubona zigaragara cyangwa se zifatika wenda zitafatika byashoboka
ariko bigufitiye akamaro. Inyungu maze kubona inyungu maze kubona subwa nizera nta mafaranga ndinjiza niyo nyungu ya mbere gana tuzatubona ariko by the way hari abantu byanyegereje byampujije n'abantu ya cyo kabisa ya byamaye connection n'abantu niyo ni ngombwa kandi niyo ya mbere kandi ira connection iza ni faranga cyane rwose ya nibyo hanyuma se nihe nama wagira abari gutangira cyangwa se n'abirimo batabirimo? Never give up kabisa tibacika intege bakomeze ibyo barimo kuko nanjye hari igihe biza numva nabivamo ariko ngasubira kandi ngatangira ubundi nkumva nabivamo ngasubira ngatangira ariko ubu nyine icyo mbabwiye cyo mwankunda ni Yesu mwanyanga nzokora bagomba gukunda kuko ibintu ukora ni byiza nta kintu nkora kibi ariko ejo bundi hari video nakoze abantu bamvugaho nyine ibintu bitari byiza iyo se ni yese kandi David nanasaba imbabazi cyane ku bantu babibonye ntibyabashimisha ariko siko nari nabigambiriye siko nari nabiteguye byarashitse byarabaye hari n'ibibazo bimwe nabajije nabyo mbisaba imbabazi kabisa hano kuri kamera hari ikibazo nabajije abantu baze kukimbwira mu nyuma bambwira ngo nabajije ikibazo nyine kitari ciza cyo nacyo ngisaba imbabazi kabisa mu mbabarire ko nje siko nari nagitekereje nje hari ukuntu nyine umuntu atekereza burya ngo umutwe umwe wigira ibisazi suko nagitekereza sinagira undi muntu nkibaza kibwira nza kukibaza nta muntu nabanje nyine kukinyuzamo ngo numva ukuntu atanga igitekerezo so nje ngitekereza nyine kwanje nyine ndakibaza nsanga uko abantu bacakiriye atari ko nje nari nagiteguye atari ko wacumvaga nje nari nacumvise ukundi kwanje kandi neza cyane numva nta kibazo kiri buteze ariko nyuma nza kubona abantu bagize nyine bakigizeho ikibazo cyinshi icyo nacyo ngisaba imbabazi vraiment bakimbabarireho yego tugana ku musozo ubwo barabyumvise nubwo nibanga se wakivuga baracanze nyine urumva ntabwo nagisubiramo okay tugana ku musozo ni recommendation watanga mu ba media mbese mu ma platform magenzi yawe cyangwa se abakora ibintu ukora cyangwa se bisa n'ibyo ukora ni igihe nama bagira ni ugufatanya mane ni ugufatanya vraiment ntibarebe umuntu ngo nuko akiri hasi ngo bange kumufasha aho yaba mufashe vraiment kandi bemerere umuntu wari we wese kurana jewe hari abandi baza baje ahandi bakabangira ariko nje yamvugisha ati dukore akambwira ati kari buno kuri ni muri Yesu na amahoro turakora abantu bemerera abandi nabo babakoreshe vraiment nta muntu ushobora kunsaba ikiganiro ngo nkimwime nta muntu ariko byarabo misaba bakanga ngababwira ati twakorana bakanga nuko nyine nkiri hariya hasi ariko Imana izabikora tu be gucika intege abakiri hasi bakore cyane bizaza bazabashaka nabo n'abandi nabo bakora bene ibyo nabo babireke nuko babihagarike bafasha abandi bantu. Ikombe TV.